Murabo bakunzi baje mu TV turagarutse ariko noneho inkuru ituzanye muri Miss Rwanda yiyo noneho ntituzi ngo birarangira bite. Bimeze nkaho ari amashyaka bari guhangana. Icyitwa umufana n'icyitwa Akanama Nkemurampaka ka Miss Rwanda 2022 ubu bameze nkaho bari guhangana. Barahangana bate rero? Abafana bo baremeza ko uyu mukobwa muri kubona kuri screen zanyu Muheto ngo ari uzaba Miss bizwe neza. Akanama Nkemurampaka ko kakavuguruza ibingibi. Ariko ibi bibayeho nyuma yuko ari Miss Jeune navuga ngo wakije umuriro ubwo yamaraga kuvuga ko uyu mukobwa ari mwiza ubwo ajya kuri stage. Abafana akabaye kuba yarabivuze ku bakobwa bose. Ubu rero ni ibicika kuri Instagram no kuri Twitter. Inkuru tuzanye mu gihe kureba Twitter ziri kwica bigacika, abafana bari gushyiraho ndetse nimujya no gusoma mwigire kuri Twitter muraza kubona nizo Mutesi Jori yagerageje kuvuga. Aha turaje tubereke abantu bane bagejeje gushyiraho Twitter enye navuga ngo zateje ibibazo ndetse harimo n'abanyamakuru, ndetse n'abandi bafana basanzwe. Izi Twitter rero uko bagenda bazitaginga abari mu Kanama Nkemurampaka ka Miss Rwanda niko nabo badahwema kuvuga bagira ibyo basobanura. Turaje tureba abantu rero nibura bane bagerageje gushyira Twitter hanze zakije umuriro. Uwambere rero no bita niwe mwiza Anne Marie, uyu ni umunyamakuru radio akora murayizi sinyivuze. Iwe yanditse ngo ese ko mbona natazi ku mugani w'abana yavuga ngo abana bazabivuga ngo ikibazo cye muri Miss Rwanda ni iki mu mpugure mutamputaza. Twitaje gushyiraho turaza kureba ibibazo baje gukurura imbere uburyo abantu bagiye bandika bavuze bagacika urondogoro kubera uyu mwana w'umukobwa muri kureba Muheto kuko niwe bari kwemeza ko ari we uzaba Miss. Ese turibaza ngo ese Miss atorwa mbere cyangwa atorwa nyuma? Icyo ni ikibazo twese twibaza muraza kwibona. Uyu nawe wa kabiri wanditse tweet nayo yazamuye amagambo ne Eric Shaba yavuze ngo haro mu yandi makuru uzagira amajwi menshi suko ari we uzabahiga abandi mu bwiza n'ibindi barebera ahubwo nuzaba yatowe n'abafite ikofi remereye bifatika timbiswada ashyiraho akoka emoji muri kubona nuvuga nawe yumiwe. Iyi tweet nayo yazamuye amagambo menshi n'umujya gukurikira abantu kuri Twitter murareba amarangamutima abantu muri comment bagiye bagaragaza. Abantu bagiye bagaragaza uwo ni Twitter kabiri twarebaga. Reka tujye ku ya gatatu. Ya gatatu uyu nawe yaje uwo bita ngo Samuel Bibeka uyu ni nawe hanini cyane ubiri inyuma uzamura Twitter zikaka yavuze ngo this ya Miss Rwanda yararangiye and the Miss is already nabonye abantu bita Muheto keretse nibakora change kuko bazi ko isibizi gusa it's wrong kujana abantu mu bintu biri based and unprofessional full of corrupt mind. My God. Iyo nguyu afite n'indi Twitter tubuze kugeraho imbere nayo niyo yazamuye amagambo menshi kurushingeye. Yayisutse hanze no ndavuga ko uyu mukobwa nimba nabyita ko mwibasira nayo izamura amagambo menshi. Abantu barandika bacika ururondogoro ntibaretse kuvuga. Uyu nawe wise ngo sa uracyaryamye ngo nayo mwigira uyu muciri uramenekaye ashyiraho ibyo muri kubona hasi. Ngo Miss Rwanda kugeza ubu ngo ntirishyura amafaranga ngo we yavuga ko ngo ari umuntu ngo atirishyura amafaranga n'ibindi muri busome ni musubize inyuma murareba gato murareba icyo bavuze bazemo n'iby'amafaranga nimba muri Miss Rwanda harimo akantu ntabwo tubizi. Unebre navuze ngo umunsi umwe ibintu bibera muri Miss Rwanda ngo bizajya hanze ngo ntabwo izongera kubaho. Uranyumvira? Twe turi kwibaza nk'abafana ese hari ibindi bintu bibera imbere muri Miss Rwanda tutaba tuzi? Ese uyu mukobwa nataba Miss byo bizagenda bite? Ko bakomeza ngo kari uzaba Miss bizarangira bite? Dore rero ya tweet nababwiraga ya Samuel Bibeka PI uyu goma kuvuga kuri umukobwa cyane yavuze ngo there is an told story about Miss Rwanda, the story that is dark and a lot of people won't believe, the story that the country and the world need to know. If you have a friend who have ever went to the boot camps, encourage her to speak out. Miss Rwanda 2022. My God. Bivuze ngo arimo arabwira none ngo hari umukobwa waragiyemo hariya nkamu umwanya akavuga akababwira ibiberayo. Ngani through the story hari amabanga yari hari yahishe abantu batazi ariko ngo abantu bose barategereje. Amaje kuvuga ibyo abantu batangiye kwandika ibyo byose muri kubona. Uwa mbere bita ngo harvest amurebe ibyo yanditse. Uhagarike ubisome neza urebe ibyo yanditse. Aba bose bari kuza muri kureba na marangamutima bagiye bazamura ntago ndi basome namwe muze gusoma abakuza de mu TV official mwese muze gusoma abantu basobanutse mugende murebe ibyo bahise bakurikizaho nyuma yiri ya tweet ya Beka ivuga ngo there is an told story
muhari kureba my god ibi noneho uyu mwaka ko mbona bitazoroha muri Miss Rwanda. Uyu mukobwa natorwa cyangwa ntatorwe, icyo ngi namaje kubona nuko Miss Rwanda iri kuri pressure. Uyu nawe bambwira ngo ashobora kumucecekesha, Beka arabunga ko ngo ashobora gucecekeshwa, ngo nawe ngo namara kurya akantu ni birebire. Nawe baramushidikanya abafana. Abase tubita abahaters cyangwa tubita abafana ba nyabo ba Miss Rwanda. Uyu yasaza ngo duha amakuru yose nibindi ngo bakeneye kumenya amakuru yose. Izi tweet ndakwinginze iyi video y'ijyana buhoro usubiza inyuma, ubisome neza uhagarike ubanze ubisome. Nje ntabwo ni ugufasha kubisoma ko nge nabisomye byose rero nabizanye hano ni kugira ngo nawe ubyisomere urebe, ndetse uje no kuri Twitter urebe icyo nakita ko guterana amagambo cyangwa icyo nakita nk'intambara y'amagambo cyangwa se y'ubutita iri kuhabera kubera uyu mukobwa uri muri Miss Rwanda. Ariko uyu mukobwa ni mwiza, umurebye rwose ni mwiza, ariko sinibaza impamvu ari uri kugarukaho cyane kurusha abandi. Dore abandi bose ibyo banditse muri kubireba ngo yes bro I agree with you nibindi. Uyu rero niwe mwiza ane yaje gushyiraho iyi ngiyi. Ariko iyi ngo natake urimo gukorera uyu mukobwa niki yarari gusubiza Samuel Beka, kuko namaje kuvuga ngo uyu mukobwa ukiyagiye kuri Yago TV show tini ukwiye kujyayo gusa. Ati Yago nawe ngakwiye kwegera n'abandi bose akabakoresha ibiganiro. Sinzi ariko icyo nagerageje kuna kuri Yago nuko Yago abakobwa abenshi rwose amaje kujya gutanga ibiganiro. Ariko rero ane yaje guhindukira najya kwataka Beka avuga ko nawe ameze nkaho ari kwibasira uyu mukobwa, kandi nawe ibi yanditse murareba uko bamusubije. Nawe bagiye bamusubiza ngo nawe abe ku ruhande ruzima atange amakuru ya nyayo, abandi bakanenga bavuga tiduhanire kubaka u Rwanda, bamwe bakazanamo ibya ruswa ngo byo kurya amafaranga nko muri kona kwizo Twitter. Ariko nababwira ngo umuriro watse mbere yuko final ya Miss Rwanda igera. Ikibazo ni kimwe gusa umuntu wese akwiye kwibaza, uyu mukobwa bavuga Muheto nataba Miss bizagenda biti? Ese naba Miss hari ireme rindi Miss Rwanda izongera kugira? Nawe wakibaza niba koko biri kuvugwa gutyo aramutse abaye Miss, hari ireme mubona Miss Rwanda mu myaka ikurikiyeho yazongera kugira? Ese abakobwa bo bitabira ntago byabaca intege ntibazongere gusubirayo bafite umutima bazi ko bashobora gukompeta bagahangana n'abandi? Kuko bazaba bamaje kubwirwa ko irushanwa riba uzaba Miss azwi. Mu busesenguzi turi gukora turi kugendera ku mpande zombi, tukibaza uyu mukobwa atabaye Miss bizagenda biti? Atabaye Miss nge navuga ko cyaba ari igitutu cy'abafana bashyize ku Akanama Nkemurampaka ntibamugire Miss. Ariko kandi nkongera nkanavuga ko yaba atakaje amahirwe, kuko ashobora nabyo kujyamo ntibamuhe amanota ye nk'uko bikwiye, bitewe n'uko bari kwanga igitutu cy'abafana no gutesha agaciro iri rushanwa. Nk'uko mubiri muri kureba aba bantu bose kwerekana ngo ibibazo bari muri Miss Rwanda, mugende mubisome ibintu ujye uhagarika ubisome neza ubyirebere. Ngicyo ndi gukora n'ubusesenguzi. Ikindi mbona nuko umukobwa naramuka abaye Miss, irushanwa rya Miss Rwanda litazongera kuba irushanwa ryizewe. Ariko wabikoze nk'uko mubireba ngaho, nk'uko muri kubireba ni Miss Jolly wateje imvururu ubwo yabwiraga uyu mukobwa ko ari mwiza, kandi akabimubwira wenyine ntabikoreshe ku bandi bakobwa. Tukibaza abandi bakobwa bo ntabwo yabonye ko bari beza, ese kuki bo atabibabwiye? Aho ngiye mpita nshyiraho question mark. Ubundi umuntu uri mu Akanama Nkemurampaka ntabwo abogama, ni umuntu uko uba hagati ntagire uruhande na rumwe abogamira. Ariko arimo umukobwa aje kumbwira ngo ni mwiza ntubibwira abandi birasiga suraki, none akaza no gukomeza. Hari ngo n'abandi babonye yese shata ariko ntibakomeza. Hari witwa Kanyana ni umucuti wanjye kuri Twitter rwose ngo byanjye no Akomeje nawe yarimo yibaza ngo bigenda bite birangira biti. Urumva ni birebire. Uyu wisenga igikoma cya Mukaro aravuga ati online voting bayikuyeho ngo bakomeze birira amafaranga sha. Muranyumvira kandi none online voting ariko aho uyu nawe yakabije nziki irahari abantu baratora baciye bakoresheje ya mibare bababwiye. Nge ntabwo namamariza Miss Rwanda, nge nkora ubusesenguzi ku nkuru ziri gutambuka kugira ngo noneho iyi Demon TV igumye itera imbere, igumye itanga ibifatika. Twe dushingira ku bimenyetso, niyo mpamvu twabazaniza Twitter zose tukazikora icyo bita screenshot tukazizana hano
kugira ngo muze kureba ko ibyo tuvuga twebwe bifite fact no namwe mukurikirana Miss Rwanda murebe mumenye ngo tuzahengamira hehe koko dushingiye ku makuru Diamond TV yaduhaye. Ese ibyo baduhaye byari byo? Uyu mukobwa kazaba Miss ntazaba Miss, ese naba Miss bizagenda bite nata Miss bizagenda bite? Nicyo twebwe tuba twakoreye icyegeranyo nk'iki. Nje ndababwira ko Miss Rwanda bazatora twese twirebera naba Miss ukuri tuzabezanira icyegeranyo cy'inkuru zose twakoze tubereke ko ibyo twavugaga byari bifite ishingiro. Mukomeze musome murekore izo comment zose izo ni zini tweet zaje cyangwa zavutse bitewe nizere zimaje kujyaho. Uyu mukobwa rero wakomeje imyiteguro nko muri kubirira kuri screen zanyu ubarimo rwose yifotoza posting amafoto ari mu mikenyero aha murabireba. Iyi foto mbibutse ko na Meddy igeze posting avuga ati ni ukwiye kuba Miss, ntumbaze nawe icyo yabivugiye. Hari no tu video muze kugenda murebo bitama wa mustari bazi buryo kina muri Papa Sava yitwa Madederi murebe nawe yashyize akabido ari kumwe n'uyu mukobwa navuga ati uyu niwe Miss, ati utatora uyu Miss yabayobye. Ngayo nguko rero Diamond TV naho ngaho twibereye nibyo turimo turakurikirana umunsi ku munsi, ariko nimbabwira ngo uyu mukobwa nawe akomeje imyiteguro ibi byose ntabwo byo kumuca intege. Tukababwira ngo rero mukomeze mukunde Diamond TV, nyabonere mu subscribe, mukore share, mukore comment, nta kibazo nibyo twavugurura mu bitubwire. Abantu no gufashanya kuri iyi si mutwungura ubumenyi, tukomeze kunoza ibiganiro tubahereza kuri Diamond TV. Ndongera mbisubiremo turabigusaba, ntabwo tubigize itegeko, nyabone niwumva ibyo twakoze ari byiza nawe uzadukunde udukorera subscribe. Uduha subscribe niyo nkunga tukwatse, nta bindi birenza ngo tukwatse, none n'inkuru zacu uzikorere share. Diamond TV nakagaruka, turabakunda cyane, tuzaguma kwana namwe, twababwira ngo ciao ciao.